Ndabasuhuje bana b'Imana, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rikomeye riboneka mu Migani 26 uhereye ku murongo wa 18. Mbese mwari muzi ko ijambo ryose ry'imfabusa tuvuga ndetse n'ibikorwa byose dukora tuzabibazwa ku munsi w'urubanza? Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Migani 26 uhereye ku murongo wa 18. Nk'uko umusazi arasa imyambi iriho amafumba bikazana urupfu, niko umuntu ameze ushikisha umuturanyi we amashyengo ati nagukinishaga. Usanga abantu benshi kubeshya nta kintu bibatwaye, bari gutebya bakavuga uko bishakiye, hanyuma wenda bakaza kwisegura nyuma bati twagukinishaga, bagatebya bati twarebaga niba uri igifura ndetse n'ibindi byinshi. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nk'uko umusazi arasa imyambi iriho amafumba bikazana urupfu, niko n'umuntu ukinisha ubwira umuturanyi we ati nagukinishaga niko ameze. Bene data, reka tuzirikane ko ikintu cyose kivuzwe n'ijambo ry'Imana aba ari Imana ubwayo ibikivuze, kandi ko tugomba kukirinda, kubera ko nta cyanditswe na kimwe kizirengagizwa ngo kibure igihano cyacyo. Niyo mpamvu bene data bavandimwe, mu buryo bwo gukomeza kumvira Imana dusabwa gutera intambwe tukemera kugendera ku ijambo ry'Imana ridusaba. Abantu benshi usanga bagwa mu mutego nk'abantu bakuze, ugasanga umusaza ari kubwira umwuzukuru we ati mugore wanjye, umukecuru akabwira umwuzukuru ati mugabo wanjye. Ibyo byose ni ikizira imbere y'Imana. Ibyo byose ntabwo binezeza Imana na gato, kandi ni ukwica amahame agenga ijuru. Kandi dusabwa kumvira ijambo ry'Imana kugira ngo tuzabashe kwinjira mu rurembo rwo mu ijuru. Ndabashimiye mwe mwabanye natwe mu izina rya Yesu.